ukabona umuririmbyi rero arabyinnye ashatse no kugaragaza imyenda y'imbere ye akajya ataraka nyine mu rusengero akoresha imbyino zirangaza ubwoko bw'Imana yarangiza ati mumbabarire cyane n'umwami wacu Dawidi ati byamubayeho yavanga umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera uwakiriye umuriro mu mutima we awumve nk'umuriro wa Pentecote awumve nk'umuriro awumve nk'imbaraga ziturutse ku Mana niba yarakoresheje umuriro akaritagura ibigirwamana bya Bayali ku musozi w'i Karumeli ngo umwitero rawuta ndagira ngo ngira abantu ko igikorwa cyabaye kuri Dawidi giteye isoni n'impanuka igikorwa Dawidi cyamubayeho cyo guta umwitero ari kubyina ari imbere y'abaja n'abagaragu n'umugore we birebetse nabi ntabwo twagakwiye kuba tubikomera amashyi Dawidi yari ari gukorera Imana ari guha Imana icyubahiro nk'uko yari yaciye bugufi mu mutima muri uwo murimo yari ari gukora gutambira Imana habera amagisida yo guta umwitero nk'uko biboneka gifite umurizo uriya murizo wacyo rero nubona abantu bari kuririmba rero murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira reka ntangirane no kubasuhuza aho muherereye hose abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali no muri diaspora mu bihugu bitandukanye n'imigabane muri Amerika muri Canada muri Australia ndetse no ku mugabane wa Aziya no ku mugabane w'Iburayi dusuhuze y'abantu batandukanye barimo mama Zabe papa Zabe Felix na Joanna bafite chaîne yivuga butumwa yitwa Evangeliser le Monde TV ushobora kujya uyireba ibiriho ibiganiro byiza cyane mu by'ukuri ni chaîne nziza iri no munsi aho ngaho y'ikiganiro uyisure kugira ngo ibintu byose bikomeze kuza bigenda neza ari nako dusuhuza n'abandi bantu batandukanye bike nta bantu basuhuza gatoya abantu bo gusuhuza ko ari benshi cyane se ndasuhuza hari abantu barabakurikira ibiganiro byanjye baherereye mu karere ka Rusizi hari igihundwe kuri ADPR aho dukorera umurimo w'Imana muri Betaniya no kuri abanyagihundwe turabasuhuje benshi baranyandikira ati ntidusiba gukirikaho iyo tubonye ari ifoto yawe ubwo rero abo bantu turabasuhuje dusuje abantu badukurikira baherereye muri Swede naho tumaze kwagira abakunzi benshi bose tubahaye yamba hari n'abantu badukurikira bari ikamembe nyine by'umwihariko muri uriya mujyi hari abarimbyi bakora Libeteri iteguye igikorwa gikomeye cyane izakora kigiterane ngaruka mwaka igikorera hariya muri gare y'ikamembe kizaba kuri iki cyumweru umuhanzi nka Simon Kabera azaba habaye korali Betaniya niyo korali Beteri nyine igitegura mu by'ukuri ngira ngo ni ibintu bizaba ari byiza cyiza cyane turarikira abantu kuzagikurikira turabizi bazahabwa umugisha n'Imana ndetse nitugira amahirwe n'iyobokamana TV tuzabakurikira uko bizagenda reka dusuhuze kandi umuhanzi Alexis Dusabe n'umushumba mukuru w'ururembo rw'umujyi wa Kigali Valente bicaye maze badutegurira igitaramo gikomeye bise ngo ni bye vacances kizabera muri ka free zone ani igitaramo kizaba gikomeye cyane kiri bube kuri wa gatanu kizaririmbamo abahanzi batandukanye barimo nka Alexis Dusabe korali Shalom ya ADPR Nyarugenge korali Jehova Jire Bosco Nshuti Dani Mutabazi Dominique Nick ndetse na Vestine na Dorcas kiraba kuri muri iyi weekend ku wa gatanu nimugoroba bizaba ibintu bishyushye cyane giteguwe n'ururembo rw'umujyi wa Kigali ku bufatanye nyine na Alexis ni byiza cyane twarabitangarijwe cyane urubyiruko rwa ADPR rurakenewe turi mu cyumweru cyari urubyiruko rwa ADPR turi mu cyumweru cyariwe urubyiruko muri rusange rero uyu yazaba ari umunsi wa gatanu buzajya kwa gatandatu saa saba tujya kuri ADPR Nyarugenge urubyiruko rwose duhabwa inyigisho zikuye urubyiruko rero kuba itorero ritekereza ikintu nk'iki cy'urubyiruko no kuba amasomo yari y'urubyiruko no kwifuriza abari mu biruhuko vacances nziza kuzagira amasomo meza kuko byitwa bye vacances ni ikintu kiza ADPR yatekerejeho cyane twarabitangarijwe Remera mbona no gusuza abantu badukurikira biremera kuri ADPR naho mfite abantu benshi bakurikira ibiganiro byacu nsuje umushumba Gatanazi umushumba mwiza cyane turamusuje cyane uzi leadership nyemera dusuze n'abandi bashumba bose bo mu itorero rya ADPR duhereye ku mushumba mukuru Isayi ufite magahunda meza mu buryo bugiye butandukanye agenda
ejo yaganiriye n'abahanzi ba muri ADPR basasa inzobe baganira ibintu byiza cyane bamubwira imbogamizi bagira nawe bababwira uko itorero ribashaka bakoze ikiganiro cyiza cyane mu by'ukuri utararenga aho ubona ko itorero riri mu murongo mwiza cyane donc riregera buri nguni abamama abapapa abasore urubyiruko abakobwa ukabona nyine ko ari ibintu byiza cyane buri gice cyose cy'itorero umushumba arimo aragitekerezaho cyangwa se iriya biro barimo baragenda batekereza kuri buri gice bati bano bagenewe ibi muri iki gihe gisa nk'iki ni ikintu twashimira itorero rya ADPR iri gukora kandi cyiza cyane tuvuga kuri ADPR ni munyemerere dushimire cyangwa dusuhuza abantu bose bayiyoboye bicaye ku ntebe y'ubuyobozi bwayo dusuhuze Sibomana Jean ahari dusuhuze usabwa Imana Samuel n'umuryango we bari ahantu hatandukanye mwese mwashyize itafari kuri itorero rya ADPR ni ukuri turavuze ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakoze ntizabure kubahereza umugisha wese wayoboye iri torero turagusuhuje cyane mu izina rya Yesu kandi ntabwo twibana muri ADPR gusa turasuhuzayo turasuhuza n'abandi bantu b'amadini n'amatora atandukanye reka tunyukire muri Zion Temple Afrika haguruka ni igiterane gisize amateka mu Rwanda cyavugiwemo amagambo akomeye imiryango yarahembutse abanyarwanda basize hari ubuhanuzi bakiriye bw'inuma Dr Paul Gitwaza ndetse n'abandi bashyitsi bagiye bakizamo kuri uriya musozi wa Hermoni hari igihe kaho cyabereye abakristo bo mu itorero rya Zion Temple duhereye ku mushumba waryo mukuru mwese turavuze ngo nukuri Imana mukorera Imana musenga ntizabure kubagirira neza twajya za Women Foundation tugasuza Apostle Mignone n'abakristo be twajya kwa Bishop Rugamba tukajya Foursquare Gospel Church kwa Bishop Dr Masengo twasuhuza abantu benshi mwese abangirikana abagatulika abamethodiste mwese amadini n'amatorero akorera muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze mwumve yuko tubasuhuje mu izina rya Yesu kandi duha agaciro ivuga butumwa mukora umusanzu wanyu ku gihugu mu kujya inama n'impanuro gutuma abanyarwanda bamererwa neza kurushaho mu isi y'umwuka ndetse n'isi y'umubiri mufitiye leta ikintu kinini n'ukuri turabasuhuje cyane tutibagiwe n'inzego za leta iz'umutekano abaministri abadepite abayobozi muri presidence n'abandi mwese Iyobokamana TV tubahaye respect yo kubasuhuza uyu munsi nta muntu dusigaye mu ideni ndasuza nsezera kunsuhuzanyo ndasuza abaririmbyi dukorana umurimo w'Imana kuri ADPR Remera worship team abantu turirimbana duhura mu cyumweru kenshi cyane no kuri umurimo bakora Imana izabahembera kandi baritanga ndabasuje nsuje umuyobozi wa worship team Gilbert mwarimu mwese Imana bahumugisha muri iki kiganiro ndasuje azantera ibuye mwese turabasuhuje cyane ariko nabandi bazatwibutsa tuzabasuhuza abarundi we abantu bari Bujumbura mu migi itandukanye yaho mwese turavuze ngo Imana ikomeze kubagirira neza kandi dukomeza kwihanganisha famiye z'abantu babuza ababo harimo wa Medi wapfushije umubyeyi we Iva Buravan mu minsi ishize yarashyinguwe ndetse na Yanga nawe ejo bundi twaramushyinguye dusuhuza abantu nk'aba Pastor Mutama bitanze cyane mu rupfu rwa Yanga mu by'ukuri bagatanga ubuhamya bakaza gushyingura Mutama n'umuryango wawe nawe twibutse neza hari abagaragaje urukundo turagusuhuje cyane bagaragaje urukundo umuntu ukunda Iyobokamana TV ndetse ujye unayitera inkunga Mutama turamuhasuhuje tumuhaye agaciro ariko hari umugabo njya mbona Iyobokamana TV udukurikira cyane uvuga ngo tuvuge ukuri TV nawe turamusuhuje cyane uwo muntu turamusuhuje cyane hari abantu tubona umuhate wabo buri munsi buri uko dukoze ibiganiro turamusuhuje ahari Imana imuhumugisha cyane twasuhuza benshi ariko mwese mwumve yuko tubahaye agaciro rambura ibiganza usuhuza isi yose muri rusange turagusuhuje bose n'abandi benshi bayoboye n'imishinga Hope International Compassion International imishinga yose ya gikristo ikorera muri uru Rwanda mwese mwumve ko tubasuhuje bike umeze neza rero umva kuri list abantu bameze neza muri Kigali ndabona ndiho ndetse si muri Kigali gusa ni ku isi yose kubera impamvu nk'ebyiri icyambere ndacyari umugenzi ujya mu ijuru icyo ngicyo nicyo kintu gihumuriza umutima wanjye iyo nkibutse icya kabiri ndacyafite ubuzima rero iyo wumva uri muri izo position ebyiri buryo ushobora gutangariza abantu ko umeze neza
ibindi byose biza ari inyongera. Wow. Iyo Imana yatanze ubuzima rero meze neza n'ukuri, Okay. kandi nawe ndabona umeze Nta neza. kibazo mfite. Amen. Mw'iyi minsi se itorero ry'Imana rikwiye kubwirwa iki? Abakristo bakwiye kubwirwa iki? Bakwiye guhugurwa iki? Bakwiye kumenya iki? Naye makuru mashyashya wadukusanirije muri iki gihe utaruhari, ukavuga ati iki kintu reka nkibwire abitorero cyangwa nkibwire abakristo muri rusange kugira ngo bigire umumaro kurushaho. Imana iguhumugisha cyane. Ikibazo mbajije gishobora gutuma nkereye amatopike menshi, ariko ndaza kwibanda nko ku tuntu tubiri muri iki kiganiro tugiye kugirana. Icya mbere, ndatanga imbuzi, kandi imbuzi zishingiye ku ijambo ry'Imana. Kabiri, hari ikintu nje umwuka yamase guhishurira abantu gishobora kuba abantu benshi cyane batagifiteho amakuru, ariko hari amakuru yacyo yamaze kujyanza cyangwa se yamaze kumenyekana. Muri iki kiganiro ndaza kwibanda, dufite igice cy'abantu mu nzu y'Imana bari gukorana na Satani mu buryo bw'ubujiji, batabizi Yego. kandi ibyo ntibizabuza Imana kwibahura ngo nuko bataba babizi. Ndaza kugaragaza muri iki kiganiro ukuntu umuntu ashobora gukorana n'Imana na Satani mu buryo bw'ubujiji, yatabizi, akajya arambura n'amaboko akumva ko ari kuramya Imana, akanatitira rwose akumva ko ari guha Imana icyubahiro, kandi ari kugiha Satani, kuko hari amakuru yabonetse mashya kandi yihutirwa. Okay. Abera bakwiye kumenya. Ikindi turaza kwibaza muri iki kiganiro, ese dukwiye kwigishwa n'isi uko dukorera Imana, cyangwa abana ba Satani, abana b'umwijima dukwiye kubakopera uburyo tuza gukorera Imana? Kuko bimaze kugaragara mu nsengero ko hari abantu bakorera Imana ibyo bakoreraga Satani, babyimuye barabizana babyicaza mu nsengero, ku buryo niyo umwe mubwiye ati ibyo bintu uri gukora ntabwo bikwiye mu nzu y'Imana, arakubwira ati ubu ni ubutunzi bari baranyaze bwacu twazanye mu nzu y'Imana, ati ibi ni ibintu Satani yari yaratwambuye twazanye. Ndashaka kuza guhindura iyo logique. Ikindi cya gatatu nza kuvugaho muri iki kiganiro, hari umwuka wateye abaririmbyi mubi waturutse kuri Satani, ku buryo byarangiye babyitirira Dawidi. Dawidi yigeze agira agisida ari kubyinira Imana ikanziragwa. Yego. Yari agisida koko. None iriya mpanuka yagize abantu uraza kumbabarira cyane. Iriya mpanuka yagize abantu bayifashe nk'igikorwa cyera, ku buryo hari ibindi bakora bakabeshyira Dawidi. Ngo kuko ikiganiro cyacu kiza kugenda, ingingo ya mbere tuza guheraho tuganira, Yego. turavuga ku kigirwamana abantu benshi bari kuramya mu nsengero mu muziki cyitwa Onaga. Onaga. Yego. Kigirwamana. Yego. Si indirimbo hariya? Yego. Voilà. Indirimbo. Ndumva bifite amakuru. Ha. Ni indirimbo. Wabiko impamvu mise bivuga na Yego. nigeze mbona hari ahantu ntibari muri groupe ya WhatsApp. Yego. Byateye ntuze bavuga ngo ni ikigirwa gutyo ukuntu babidiskitaho nta bushakashatsi. Wow, ni byiza cyane ubwo tuzaniye wenda amakuru. Ya, ni amakuru yizewe yakorewe ubushakashatsi, sibyo? Biranasengerwa n'Imana ibitangaho amakuru yandi. Uko abantu b'Imana bakwiye kuba babibwirwa cyangwa babimenya, kugira ngo ejo hataza kugira umuntu ugwa mu ruza rwita ikiziba. Hari indirimbo irimo irahitinga ku mateleviziyo ya YouTube cyane hano muri ibi bihugu duturanye bigiye bitandukanye biri hirya gatoya. Iyo ndirimbo yatangiye kuririmbwa mu nsengero, mu biterane bitandukanye, ndetse na hano i Kigali uwo mwuka wahageze. Nakubwiye dutangira ngo umuntu ashobora gukorera Satani atabizi, kubera ko yamaje kwinjira cyangwa kwinjizwa muri systeme y'uwo mwuka atarabigizemo uruhare, ahubwo ayobejwe. Kandi kuyobywa bibaho cyane,
kuko mu minsi y'imperuka umwuka wo kuyobya intore z'Imana uzaduka nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Uwo mwuka rero uri gukora ku buryo hari abantu bari mu kazi ka Satani bari gukorera Satani babizi kandi bicaye mu kiliziya, bicaye mu nsengero n'ahandi hatandukanye hitiriwe inzu y'Imana, ariko akajya akora ibikorwa by'Imana mu izina rya Yesu, akabikora mu izina rya Yesu, kandi ari gukorera Satani. Kandi uwo muntu akabikora azi ibyo arimo, twebwe akaba yadufata akatujyana mu kigare, tukaba mu bintu muri systeme yo mu bujiji. Twajya twireba uko bwije nuko bukeye tukabona dora duterwa n'ibitero tutabasha kurwana nabyo, kumbi twebwe twamaze kwikonegitinga n'indi myuka kubera ubujiji. Ndashaka ko iki kiganiro kiza kuba ikiganiro cyo guhumura abantu amaso, kugira ngo bagire ibintu bamenya, bagire ibyo basobanukirwa. Niba Imana iba yabituzaniye ikabiduhishurira, ni byiza ko dutanga imbuzi ku itorero, dore ko ari nawo murongo Imana yampamagayemo, gucyaha ibitagenda neza no gushima ibigenda neza mu murimo w'Imana. Niba twarahamagawe nk'abanyamakuru ba Gikristo, twakagombye kuba Kristo atubonamo inyungu mu kazi dukora. Ariyo mpamvu yo kwicara hano uyu munsi wa none. Onaga niki? Iki kintu cya onaga, kuko si umuntu si n'Imana, cyicaye mu rusengero bari kuramya, bakagisingiza, bakanabyina, bagataraka. Ni ukuvuga ngo onaga ubundi ni ijambo ryaturutse mu Kiyapani, risobanurwa n'Abanigeria. Mu Kinigeria ubikuyemo ukabizana mu Cyongereza birasobanura ngo it is working. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kirimo kirakora. Sibyo? Tubizanye mu Kinyarwanda. Kiri gukora. Yaba ari Imana baririmba, ntabwo byagakwiye byitwa ki, ahubwo iri gukora. Kuko iyo bandika Imana cyangwa umuntu mu Cyongereza bashaka gusimboliza ko ari umuntu bashatse kuvuga, bandika he, ntabwo bandika it. Nk'uko tubizi, ndagira ngo tubihere mu muzi, abantu baze kubyumva neza. Nk'uko tubizi, it ikoreshwa ku bintu, nibyo nyine nibyo. he ikoreshwa ku muntu w'igitsina gabo cyangwa ku Mana, dushaka kuyi-expressinga. Shi igakoreshwa ku gitsina gore. Ibyo ngibyo birazwi kandi birasobanutse. Mu busobanuro bwa onaga rero, iyo ubisesenguye ubyinjiyemo ubona ko mu Cyongereza bivuga ngo it is doing what it is working. Ni ikintu kirimo kirakora. Iyi systeme satanike yamaze kwicazwa mu nsengero rero, bari kuyispreadinga bakoresheje indirimbo zo guhimbaza Imana. Kubera ko mu mutwe w'abaririmbyi biroroshye cyane kuhanyuza ubutumwa bwawe bukihuta, kuko tuzi ko n'ubundi abantu benshi baje mu rusengero bazanywe n'indirimbo. Iyo uririmbye rwose ugakora ku marangamutima y'abantu, barahinduka, kandi izo mpinduka bakaba bazi kugaragariza. Iki kintu rero cyabonaga baba bavuga, baba baririmba, ni ikigirwamana cyabayeho, cyakoraga ndetse mu binyejana tuvuyemo by'isi ishize yahatambutse. Cyari ikigirwamana nyine gisingizwa, cyari cyicaye ku ntebe y'ubwami, cyatangaga n'imbaraga ku buryo abantu birirwaga bazigisingiza bakiramya. None muri iyi periode cyangwa muri iki kinyejana tugezemo, cyongeye kwiye-expressinga, gishaka kongera kwigarurira imitima y'abantu cyane y'abera, kugira ngo kibashe kubayobya ibintu byinshi bitandukanye. Mu ituro ry'Imana amaze kwinjiramo amasysteme spirituel y'isi mbi y'umwijima, kandi ari gukorera mu nsengero. Uwo mwuka ukabona winjiye mu baririmbyi mu buryo batazi cyangwa bazi, ukabona mufite umuntu ubayobora muri korari wibereye muri iyo systeme y'umwuka mubi, kandi wakabaza ibintu arimo, agashaka no kubakonegitinga mu icyo kintu. Abantu nibaza kurangara, nibasaba umwuka wera n'impano y'ubugenzuzi, abantu baraza kuhatakariza ubugingo. Imana idutabare. Izo ni imbuzi. Iki kintu rero, kuko nacyo cyitwa ikintu n'ubundi si umuntu si n'Imana, iki kigirwamana kirimo kirasingizwa mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye zo ku isi. Abantu barimo baragipfukamira, bari kukiramya. Nk'uko biboneka gifite umurizo. Uriya murizo wacyo rero, nubona abantu bari kuririmba rero bagisingiza muri iriya ndirimbo,
ikizabikubwira uzajya ubona bari kuririmba basize ukuboko inyuma onaga onaga onaga, ukabona umukobwa ateye ikorasi mu rusengero, arashidutse nawe ari kujya aririmba n'amasinye menshi cyane, yigira ibintu ntazi ibyo arimo, ntazi icyo ari gukoresha intoki, ntazi igisobanuro cyo gushyira amaboko inyuma gutya agataraka akabyina, kumbi yamaze kwinjizwa muri sisiteme y'uwo mwuka atabizi atabisobanukiwe, cyangwa se abizi akaba ari mu kazi, akaba ari kuyobya abantu b'Imana kuko we azi ibintu arimo, azi ibyo ari gukora ari bike. Ayo makuru y'icyo kintu nuko ameze. Yesu Kristo, umuntu uzahagarara yifatikanya n'abantu kuririmba icyo kiririmbo azamenye ngo ari kuramya Satani, azamenye ngo yamaze kwinjizwa mu yindi si y'umwuka imukurura iri kumushaka. Umuntu ashobora kwibaza kuramya icyo kigirwamana mu kuririmba bikorwa gusa iyo umuntu ari kuririmba iyo ndirimbo, cyangwa uwo mwuka ushobora no kwinjira ukaba wakora wakiramenya ari kuririmba izindi ndirimbo? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Ntabwo ari kuri iyi ndirimbo gusa. Yego, buriya mu nzu y'Imana nubwo atari yo topic nzanye, hari ubwoko bw'umuziki udakwiye gucurangirwa mu rusengero. Yego, kuko habaho muzike habaho muzike religieux. Yego, habaho muzike religieux. Hari n'ubwoko bw'indirimbo zanditse nabi mu buryo buramya Satani, abantu bashobora kuba batekereza ko bari kuramya Imana, kandi lyrics cyangwa se amagambo agize iyo ndirimbo nta cyubero cy'Imana kiryamyemo. Amagambo agize iyo ndirimbo akaba nta cyubero cy'Imana kiryamyemo, umuntu akaba yaterura indirimbo yariyo. Hari ukuntu umuntu aririmba indirimbo mu rusengero ugashaka mu Imana ukayibura. Yego, ugashaka mu Imana ukayibura, ukajya is this song your gospel, ukumva nyine uri kumva mu ubutumwa bwiza. Haba abantu bahimba indirimbo ziramya Satani batabizi. Hari amajeste abantu bakora y'amasinye ya Illuminate, cyangwa n'ibindi mu rusengero bakajya bakorera Satani mu buryo bw'ubujiji batabizi. Niyo mpamvu abantu muri iki kigejana tugeze mu bakwiye guhumuka amaso. Nakubwiye ngo hari logique nshaka kuza guca muri iki kiganiro. Nyiri kwiyi ndirimbo mperuka kujya ahantu umuririmbyi yego arabyina, yari ari muri korari, abyina ibintu bibi biteye isoni w'umukobwa, ku rwego yageze abyina agira tendance yo kwerekana imyenda ye y'imbere, kandi ari gutambira Imana. Uze kunyumva neza, ari gutambira Imana, ari kubyinira Imana. None ugahita wibaza kwiba ibintu nigeze mbibona muri boîte, nkaba mbibonye no mu rusengero. Itandukaniro ry'inzu y'Imana na boîte riraza kubiyishya. Uri kunkura jowe? Yego. Ukabona umuntu yarabyinnye arabyina akajya agaragaza imibyimba y'ikibuno agikubita iburyo n'ibumoso imbere y'amateraniro, ubwo yari afite abacuranzi beza b'abakongomani bamushyiriyemo sebeni. Noneho ibintu yabyinnye ntibyajyanye abantu mu mwuka, ahubwo byabakururiye mu mubiri. Abasore bari baje bamwe mu rusengero baje gukizwa, ntabwo iyo shusho yatuma bahindukirira Kristo, ahubwo bahita bareba bakavuga ati ibi bintu ko tujya tubibona iyo tuvuye na hano tukaba tubihasanze bimeze gute? Abantu rero mu nsengero bamwe na bamwe bahindutse bariyeri, bahindutse imipaka izitira abantu kuza mu nzu y'Imana, kubera ko bamaze guterura imico y'ibyo bakoraga batarakizwa, barayikoporora bayizana mu rusengero, biba inkomyi y'ubutumwa bwiza. Dore none ikintu umukobwa rero ukuntu byarangiye, kubera ko yari yayoboye n'ayo materaniro, niwe wari uyayoboye, nubwo yari ari muri iyo korari. Yego, yatangiye adefanda avuga ati bene data, ati haleluya, abandi ati amen, ati twe iyo dutambira Imana tuba tugaruza ibintu Satani yanyaze abera. Uri kumva? Ati tuba turi gukora igikorwa cyo kugaruza ubutunzi bw'abana b'Imana Satani yanyaze abera akabijyana muri boîte. Niyo ntambara tuba turwana. Iyo mubona umuntu atarakabyina ajya iburyo ajya ibumoso, tuba twibuka abafite n'ubwishongozi bwinshi bene ubu. Ati tuba turekonesa ukuntu Imana yadukuye muri boîte dono ikatuzana mu nzu y'Imana, tugakoporora bya bindi Satani yanyaze abera akabijyana muri boîte tukabizana mu nzu y'Imana. What is this?
ese abana b'umwijima abana b'umucyo bari bakwiye kwigira ku bana b'umwijima uburyo bakorera Imana. oya birakatsindwa. Ibintu bikorerwa muri buwate ko ari byinshi, kuki ibyo byose batafashe copy paste ngo babituzanire mu rusengero? Imbyino zibyinirwa muri buwate donuwe dukwiye kujya kuziga ngo tuziganye tuzizane mu materaniro, tuzizane mu rusengero, ngo kugira ngo tubone uko turamya Imana yacu, tuyinezeze, ngo tuyihimbaze, ngo twibuke ibintu Satani yanyaze abera. Ni ibiki se yatunyaze? Ntabwo abana b'Imana dukwiye kugira reference satanika kugira ngo tuze dukonvenka abera, ahubwo abana b'umwijima bakwiye kwegera umucyo ukabakubita, bakagira ibyo badukoperaho, tukabamurikira kuko turi umucyo w'isi, niko biri yivuga. Bari bakwiye gusohoka muri buwate, ahubwo bakareba uburyo tubyinira Imana dutuje, twitonze, uburyo tuyiramye. Dore ko no kuramya Imana no kuyihimbaza ntaho bihuriye na les activités physiques, kuko byagakwiye kuba ari ubuzima bw'umwuka umuntu ahoramo, yaba aryamye, yaba atetse, yaba ari mu modoka, akagenda mu modoka ari kuri vora akajya avuga ati ariko mwamurera urakiranuka, giti cy'inganza amarumbo bwugamo bw'umugaru, uri Imana itabura kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. Umutima we ukaba ufite ayo magambo, ufite ibyo byifuzo, bigahura n'ubuhamya bwiza afite kuri sosiyete. Uko niko kuramya Imana gukwiriye, kuko kuramya Imana byagakwiye kubanza guhinduka icyifuzo cy'umutima mbere yuko bigera ku munwa, kuko rimwe na rimwe abantu ibyo bavuga n'ibyo bakora biba bitandukanye. Nkosora iyo logique rero ivuga ngo hari ibintu Satani ngo yambuye abera. Ndi kubyumva cyane. Uri kumva ibyo bintu? N'abantu bari kubyumva. Yego. Ndi kwanga kukuvangira ngo mubaze ngucira ishene. Ngo hari ibintu Satani ngo yatunyaze, ngo tugomba kugarura ubwo butunzi bwacu. Twebwe tujye kubyinira ubwoko bw'Imana imbyino zituma babona imyenda yacu y'imbere, babona uko umubiri wacu uteye, ngo turi kwambura Satani ubutunzi yajyanye. Nabugumane mu izina rya Yesu, ntabwo dushaka. Abana b'umwijima bakwiye kwinjira mu nzu y'Imana bakagira ibyo badukoperaho bijyanye n'ingeso zacu nziza no guha Imana icyubahiro. Ariko ntabwo dukwiye kubaho mu nzu y'Imana turekonesa ukuntu twakoreraga Satani ngo tubikoporore tubizane mu rusengero, ngo dingo nibusa iminsi yakera ngo ndi muri buwate ukuntu nabyinaga, ngo akabyino ndi kumva nagatambira mu Imana. Nta reference satanike dushaka mu nzu y'Imana, ngo tukiri kwa Satani ngo byagenza gutya, ngo rwabutunzi ngo n'ubwacu ngo yatujyanye. Oya, abana b'umucyo bafite uko bagenda, n'abana b'umwijima bafite uko bagira gute bagenda kabisa. Iyo ni logique nashakaga gusenya muri iki kiganiro, bibe nk'ubutumwa bw'abahanzi, bw'abacuranzi, bw'abaririmbyi. Umucuranzi akaba yaraye mu gisopa asinziriye, acuranga amanyinya wende kura ngende, akaza mu rusengero n'amafime n'inzoga zimunukaho, akinjira muri korari ngo aje gukorera Imana. Kazi gani? Muri urugendo nta muntu ukeza abami babiri. Iby'Imana mu bihe Imana, n'ibya Kayizari mu bihende, mu bihe Kayizari. Urumva muvandi? Ntabwo twebwe iyo turi gukorera Imana, ntabwo tuyikorera turekonesa ibyo Satani yigeze adukoresha. Yego. Ngo dufate experience yo kwa Satani tutarakizwa, tuyizane mu rusengero, tuyizane mu nzu y'Imana. Ahubwo experience yo mu nzu y'Imana yari kuye kubera abana ba Satani inyigisho ikomeye. Icyo cyo kirumvikana. Buriya nkunda Pentecote y'u Burundi cyane. Nigeze njya kuririmbayo, nangiye kunyeganyeza ukuguru gatatu, oya rega ego ririmba utuje. Cururimba utuje mugabo, urumva turirimba utuje. No sinzi abagize tendance nka babiri mu iteraniro nimba bara abanyarwanda bo gukoma amashyi, yo barabatenze. Timwebwe muha umwana w'umuntu amashyi ute? Ntabwo ndi kwenda kubitanga icyitegerezo ngo tubakopere, kuko buri gahugu n'umuco wako. Ariko urumva abo ikintu kijyanye n'amadanse mu rusengero n'imbyino rwose barabibambye, kubera ko babona umwuka wa Satani amaze kubyinjira. Ariko na ADP yigeze birwanya ukuntu. Rero hari imbyino zidakwiye gukoreshwa mu nzu y'Imana. Narindi kuvuga ngo uri umunyamuziki wahamagariwe kuramya Imana, wahamagariwe guhimbaza Imana, kandi urabyemera ko nawe ucurangira Imana. Ni nakuvuga. Yego.
ni gute ujya kurara ucuranga mu kabari mu nzoga warangiza ukaza no mu nzu y'Imana gutanga serivisi? Ese izo nzu zombi zirasa? Icyo ni ikiganiro kirekire wenda ntavuga muri aka kanya. Wowe korari wemera gute uwo mucuranzi ko aza kugucurangira hari ibindi bintu avuye gukuramya, hari ibindi bigirwamana, hari undi mwami avuye gukeza? Okay, sinenda kwirukanisha abacuranzi mu tuzu, ariko intumwa ntiyicwa. Kandi ubutumwa bwose umuntu avuga, abantu bakwiye kwicara bakabugenzura, bakabutereka ku ijambo ry'Imana, bakareba koko nimba bari mu murongo wa gospel kuko bikwiriye. Icyo kintu rero nkigize kiriya nkamanyije n'umwuka w'Imana uri muri njye. Abantu birirwa batobatoba ibintu mu rusengero babivanga, bakambara amarangamutima avuga ngo turi kunyaga Satani ubutunzi bw'abera yajyanye. Nta butunzi bw'abera Satani yajyanye. Abana b'Imana bafite ibyo kurya by'abana b'Imana bibakwiriye, bagomba kugaburirwa, nabo bakabigaburira abandi. Abana b'umucyo bafite ibyo kurya bijyanye n'iby'umucyo. Abana b'umwijima bafite ibiryo byabo bibareba bijyanye n'umwijima wabo. Ntabwo dushaka gukorera Imana twirefera ku bubata Satani yari yaradushyizemo. Ntabwo dushaka gukorera Imana dukopeye uko abisi ngo bari gukora. Ukajya mu gitaramo cya Koffi Olomide cyangwa cy'undi muhanzi ngo reka njye kwiyigira utudanse nazanira abera. What is this? N'umuntu uvuga ko ari umukristo, abantu baraza kugira ngo mfite idini ryinshi. Nta muntu uvuga ko akorera Imana rega ukeza abame babiri. Ntiwajya gutaramira isi ngo uzutaramire no mu rusengero. Nibivamo nibikunda. Hari ubundi bwami, hari abari kuririmbira bw'isi bw'umubiri. Hari indirimbo baririmba zigasembura umubiri aho gusembura icyifuzo cy'umutima, zidahumuriza, zidafite icyo cyenda kuba zikora mu bugingo bw'umuntu. Kwicara muri icyo gitaramo uri umuririmbyi wa gospel, uri umukristo, ndabizi ko benshi kubyumva biza kubagora kubera igihe tugezemo, ariko ntibizambuza kuvuga ubutumwa bwiza kandi bukiza imitima y'abantu ngo ni ukubera igihe dusoye mu gihe kibi nyine kigoye, tugomba kuvugiramo ubutumwa. Pawulo yarabivuze abwira Timoteyo ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka azazibe bigora kandi birushya. Hano hazaba bikunda, birarira, bakunda impiya, badakundana, bafite ishusho yo kwera kandi bihakana imbaraga zako. Nibyo bihe tugezemo. Birakwiriye ko turwana. Utangira wigeze ukomoza ku wenda tuvuga kuri ibyo, wigeze ukomoza ngo uburyo Dawidi guta umwitero wabyise impanuka, wabyisaga isida gute? Nicyo ngiye kugeraho rero. Icyo kintu nicyo ngiye kugeraho, ariko ntarakivuga. Abantu babe maso, kuko nabonye no mu uyu mujyi wa Kigali izo nyigisho ziri hejuru cyane. Hariho umwuka w'inyigisho za prosperity cyane. Yego. Inyigisho z'uburumbuke, zo kwaguka, zo kubyibuha, zo guhindurirwa isura, z'amafaranga, z'amazu, z'ubutunzi, z'amaviza. Nisegure, ibyo bintu kubyigisha si bibi, ntibyagakwiye kuba ari n'ikibazo. Ariko kuba uri umushumba, uri umupasiteri wahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza, ugahoza abakristo bawe mu nyigisho zibatsindagira ku gukunda isi kuruta ijuru, harimo akabazo, harimo spiritual problem. Wabivuga none kuko na Yesu yajyaga akoresha imigati kugira ngo azane abantu ku Mana, kandi koko barazaga. Wabikoresha nk'impamvu yo kwambutsa ubutumwa bwiza bwawe ngo bugere kure, ariko ntiwabifata ngo bihindure umusingi itorero ryubakiyeho. Hano nza abapasiteri hano muri Kigali, ugera mu nsengero zabo ukaba wamara ukwezi uterana utarumva bakoze message ihamagara abantu kwihana cyane. Ziziri muri kunkurura cyane, utarumva avuga ati muri riteraniro nta muntu waha umugisha n'ijambo ry'Imana waje afite urumogi we ngo aruzane hano tumusengere. Nta muntu waje hano yarabaswe n'ubusambanyi ko mubyazanye Yesu, nubwo atanga visa ariko akiza n'ibyaha. Icyo bagakwiye kuba babwira abantu mbere si icyo bavuga, ubwo bakivuga nyuma. Umva uko Bibiliya ibivuga. Reka ducurike ibyanditswe, mubanze mushake. Kandi Bibiliya iri kiri irasobanuza. Yaravuze ngo ni mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Iki ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose
byose bisigaye muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo izo ni akompanyuma. Ubundi gusengera umugore n'inzu n'ibyo kurya n'ibyo kunywa ntabwo byari bikwiye kuba isengesho ry'umukristo, kuko umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Iyo umuntu yamaze gutunga ubwami bw'Imana hari ibintu bimukurikira, hari ibintu bimuherekeza nka kompanyuma. None abantu barabicuritse, twirirwa turwana n'ibyari inyongera, akaba aribyo biza mbere, tugashaka gutunga ubwami twabonye ibyo. Urumva akabazo gahari. Dufite n'abigisha rero bafite ibifu binini binda, kubera kugushaka guhaza inda zabo batakaje intego y'ubutumwa bwiza, bituma impamba y'urugendo ituma batakaza intego y'urugendo. Kandi harimo ikibazo gikomeye. Ukumva umupasiteri aririrwa mu rusengero yigisha abantu gusa ibitangaza, cakira icyawe, gifate, gitahane, gira gutya. Urabona iki? Uri kubwira umuntu waraye mu nzoga, waraye mu busambanyi, wasanga aje no mu nzu y'Imana yifitiye intimba y'ibyaha, uvuga ati Mana wanyijije urubanza rw'ibyaha, ugahita umwohereza muri Amerika ngo Imana iguhaye za visa. Ikintu gikomeye Imana ihora icunze ku muntu wayo ni ubugingo. Igihe ubugingo bwawe ari buzima mu Mana, Imana iguha n'ibyo utasengeye utasabye, kuko izi kubikwiye kandi ubikeneye. Rero hari inyigisho za prosperity, abantu mwirinde cyane abo bigisha. Nabigisha bikorera mu izina rya Yesu. Yego. Nabigisha bikorera mu izina rya Yesu, ariko bo bari mu kazi, bari muri business. Cyangwa se bashobora kuba babikora kubw'ubujiji, bashobora kuba babikora kubw'amarangamutima yabo yandi, kuko ariko nyine bumvise umuhamagaro wazamo, ariko bataye intego y'ubutumwa bwiza. Kuko icyo bakabaye kuba babwira ubwoko bw'Imana si icyo ngicyo kigomba kuza mbere. Ibyo ni inyongera y'agakiza Imana yatwemereye kuduha igihe tuzaba twicaye muri pozisiyo Imana idushaka. Icyo kintu nacyo numvaga nshaka kukibwira abantu nibirinde kandi babe maso. Niwumva umutima wawe nta cyaho gushinja, ukavuga ngo ukarima indirimbo ngo njyewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe mu kugeza ku gupfa, jya ubwira Imana ati Imana iri joro turarya iki nge nawe? Ejo nzajya mu murimo wawe, urabizi itiki izayiguha irahari, kuko ibyo ni ibintu berekeza ubwami. Nkeneye visa mwami ngo njye mu ivugabutumwa. Ese koko Imana icyifuzo cyo gusaba visa, koko urashaka kujya mu ivugabutumwa cyangwa urashaka kugira ibindi ujyamo Imana idafitemo inyungu? Hari ubuzima duteguriwe ku isi kubamo igihe twamaze gutunganya iby'ubugingo. Abantu rero bakwiye kwita cyane ku busabane bwabo n'Imana kuruta gutekereza iby'Imana iduha, kuko yabitwemereye nk'ibintu izaduha tutabisengeye, tutabisabye, igihe tuzatunga ubwami bwayo. Rero abantu bujuje inyigisho z'ibitangaza, ukabona umuntu hamagaye abantu mu giterane ngo cy'iminsi 10, ngo ni igiterane ngo ni igiterane ngo cyo kuguhuza ngo n'igitangaza cyawe, cyangwa ngo ni igiterane ngo cyo gutanga isaka. Bafite ukuntu babyita amazina, ngo uyu munsi ngo mu minsi iri imbere ngo twabategura igiterane ngo cy'iminsi 5 cyangwa ngo iminsi 10, ngo ni igiterane cyo kukukiza inyatsi na karande n'ibindi byose bikomeye. Ariko wajya kugenzura message zabo ukabura mw'Imana, ukabura mw'icyubahiro cy'Imana. Ese urahamagarira abantu kuza mu giterane cy'ibitangaza? Ko igitangaza definition yacyo ari ikintu kikubaho kigutunguye utabuzi ko niyo umuntu Imana igiye kumukoresha igitangaza, hari n'igihe itabanza kumubwira. Igitangaza nyine ni igitangaza. Ntabwo twebwe abakristo ntabwo twaremeye gutura mu isi y'ibitangaza. Ibitangaza byaremewe abantu batizera Imana, kugira ngo Imana ibakurure irebe ko noneho byabashika bakaza mu rusengero, bakaza kwizera Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho. Amina. Azabeshwaho no kwizera. Nibyo niyo formule muve mu bindi bidatunganye. Suko amaviza tutayakeneye n'icyubahiro, kuko Imana yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bakwiye kuba babishakisha gukora ibyiza badacogora. Naho ibindi byose bizakubaho uzi kuri mu buzima bw'ibyaha, kureka ibyaha byarakunaniye, uzamenye ko icyanditswe kivuga ngo nzabahimisha kubasheshenga, aricyo kiri kugusohoraho. Ndabivuze bikema, ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ibyo ni ibintu byumvikana. Nta muntu nenda gutera ibuye. Turi abagenzi bajya mu ijuru, ariko abantu abitwa bigisha
bamwe na bamwe si bose nibagire bahindure metode d'enseignement bahereza abantu b'Imana ijambo ry'ukuri bahuze abantu n'Imana ibindi bizikora buri wese nakoresha umamagaro we neza kuko abo bantu b'Imana mushumbye muzababazwa. Yego. Remarika yindi cyangwa se imbuzi zindi tukaza gusoza ikiganiro cyacu. Hari umwuka watatse mu baririmbyi, uwo mwuka ukaba utuma abaririmbyi bitwara nabi imbere y'ubwoko bw'Imana kandi bakabikora bitwaje Dawidi. Umwami Sawuli umunsi umwe yigeze aterwa ahangwaho n'umwuka mubi uturutse ku Mana, niko Bibiliya ivuga. Kuryama biranga, abura ibitotsi biranga, ndetse biranga burundu. Hatekerezwa ikintu cyakorwa, batanga inama baravuga ati ariko hari agahungu k'i Betaniya kitwa Dawidi gashobora kurwana n'iyi myuka. Umva ukuntu Dawidi yari ameze rero kugira ngo abere komande kujya ibwami guhangana n'iyo myuka. Maze abaririmbyi birwa birefera kuri Dawidi barebe koko nimba nabo bujuje ibyo bintu da. Dawidi ngo yari umucuranzi w'umuhanga, icyo ni icya mbere, w'umunyabuntu witonda mu byo avuga n'ibyo akora, wubaha Imana. Baramudescribinga bakamudetermina ibintu bigera muri 7 Dawidi yari yujuje kugira ngo ajye kuramya Imana no kuyihimbaza, ajye kurwana n'imyuka mibi. Wareba umuririmbyi ari kwitereka muri position ya Dawidi ati niganyaga Dawidi, ukibaza we ziriya qualifications zatumye Dawidi ajya guhangana n'iriya myuka nawe urazujuje koko? Abantu bakwiye kuva mu kigare bagahumuka, tukareka gufata ijambo ry'Imana ngo turicurike. Umunsi umwe rero Dawidi yigeze gutambira Imana, abaja n'abagaragu baraho, abantu bose bamugose, umugore we. Noneho muri ako kanya Dawidi agira igikorwa cyitwa kwibuka, kurekonesa imirimo y'Imana ku buzima bwe. Arabyegeranya. Noneho agize icyo cyifuzo cyo kurekonesa iby'Imana yamukoreye, ukuntu yamukuye mu ishyamba, ukuntu yarwanaga n'idubu n'intare Imana ikamuha kubinesha, byose abizana ku murongo. Ubuzima yabaye amahigwa n'intambara n'urugamba yarwanye na Kristo. Abirebye Dawidi abisuzumye, abitereka, abihuza n'icyubahiro Imana imwicajemo, ukuntu imuhaye ingoma, imugize umwami, abona atarabikwiye. Dawidi amaze kureba ubuzima bw'iby'Imana yamunyujijemo mu ishyamba n'uburyo yarwanye n'intare n'icyubahiro cy'Imana, abaja n'abagaragu bari bamukikije n'umugore we yicaye muri iryo teraniro, Dawidi aravuga ngo niyambuye icyubahiro cyose mfite, nibashaka banseke, ngiye kubyinira Imana. Ngo Dawidi arahaguruka atambira Imana. Haleluya. Amen. Uko ayitambira ari kurekonesa imirimo y'Imana ku buzima bwe. Nituzajya dukora ikintu, manifestation yose dukore mu nzu y'Imana igibaho kubw'impamvu ntibeho mu kigare ngo kukuriya ngo akize ukuguru hejuru ngo akabyina gataraka ngo nanjye ngo nkwiye kuba ntaraka nkawe. Hoya, buri wese agira inyogo ye, niko bajya bavuga. Buri wese afite uko yakira iby'Imana nuko nabye expressing, afite nuko yahamagawe, afite nuko yahamagawe. Hari abantu benshi batashobora gukora ikiganiro nk'iki
kandi ari abakozi b'Imana. Hari nabo tujya duhura ati tubira bintu uvuga ati twe ntitwatinyuka twebwe ntabwo twabivuga. Ni gutya nahamagawe. Yego. Kandi Imana hari impamvu yashimye kumpamagara gutya. Nawe hari ukuntu Imana yaguhamagaye. Buri wese nagume uko yahamagawe. Ubwo yicare muri position neza. Ukabona umuririmbyi rero arabyinnye ashatse no kugaragaza imyenda y'imbere ye, akajya ataraka nyine mu rusengero akoresha imbyino zirangaza ubwoko bw'Imana. Yarangiza ati mumbabarire cyane ati n'umwami wacu Dawidi ati byamubayeho ngo umwitero rawuta. Ndagira ngo nsoza mbwira abantu ko igikorwa cyabaye kuri Dawidi giteye isoni. Ni impanuka. Igikorwa Dawidi cyamubayeho cyo guta umwitero ari kubyina ari imbere y'abaja n'abagaragu n'umugore we, birebetse nabi. Ntabwo twagakwiye kuba tubikomera amashyi. Dawidi yari ari gukorera Imana, ari guha Imana icyubahiro nk'uko yari yaciye bugufi mu mutima. Muri uwo murimo yari ari gukora gutambira Imana habera magisida yo guta umwitero. Ntabwo ikintu cyendaga gukora ku mutima w'Imana ari uko Dawidi umwitero gutakara hasi, ahubwo ikintu cyakoze ku mutima w'Imana ari naryo somo twagakwiye kuba twigira mu nkuru ya Dawidi. Ni ukubona perezida w'igihugu ari imbere y'abajepe bakubisemo igisirimba ari kukibyina. Ibyo nibyo byenda gukora ku mutima w'Imana. Ariko si ukubona ko perezida yaba ari kubyina ipantaro ikagwa. Ibyo bintu ntibyiyubashye, ntibinaryoshye kubireba, ndetse ni n'ikimwaro ku gihugu. Ni n'ikimwaro ku bamukikije, abasirikari, abamurinda. Birebetse nabi. Nubwo bitanze icyubahiro ku Mana ariko birebetse nabi. Uriya mugore wa Dawidi rero kugira iriya complexe no kumupfukirana kamwe amati boss ni ibiki noneho ukoze. Ntabwo yarakoze icyaha, sisakirego. Umuntu wese ku muntu ukunda ubonye asebye wamucyaha, wanamufuhira. Ikintu cyabaye kuri Dawidi rero yamwitero nta kintu abaririmbyi byenda kuba bitwigisha gikomeye, ahubwo iki gifite icyo kitwigisha ni ukubona umwami ari kubyina yiyambuye icyubahiro cy'akarekonesa imirimo y'Imana. So wowe ugomba kwibaza mu rusengero iyo uri mu madanse, why do you dance? Impamvu yo kubyina kwawe ni ikomeye ku Mana kurusha twebwe kubitwereka. Imana ibaha umugisha cyane. Ngiye gusoza muri iki kiganiro nateguye manifestation divine. Hari igikorwa ngiye gukoreramo ngaruka kuri za mbaraga za cyakigirwamana cyaonaga twabonye. Iyo bagihimbazaga kera hari imbaraga z'imiriro zabaga zikiri inyuma ziri gukora. Niba isi y'umwuka ikoresha umwuka kugira ngo ihumanye abantu b'Imana, n'Imana ifite imbaraga z'umwuka zikongora kandi zitwika ibyo bintu abanyamwuka bo mu isi bari kohereza ku bwoko bw'Imana. Muri iki rero Joel uraza kunyihangana ntibigutungure, nanjye nuko ijuru riba ryantunguye. Ubundi by'Imana iyo ubijanyemo imbaraga myinshi n'amarujika no kubigenzura hari igihe bigusiga, ariko no kuvuga ngo tubitanga uko twabihawe n'umwuka wera. Muri iki kiganiro rero ugiye kunyemerera, nabiteguye, ndashaka gutwika imbaraga za Satani ziri gukorera mu bantu baje biyorosha ishusho yo kwiyita abakozi b'Imana, bakirirwa bayobya intore z'Imana, bakaza babajyana mu nyigisho zitandukanye ziyobya abantu b'Imana. Izo mbaraga zirari kandi zicaye mu nsengero. Ndabizi ko dayimoni idashya, ariko iyo ibonye urumuri icaho, iyo ibonye umuriro w'Imana icaho. Ntibiki kugezeho. Ngiye gukora igikorwa cy'ubuhanuzi cyo gutambika urumuri rw'umwuka hagati y'abana b'Imana n'abo mwijima, cyane abari guhura na ziriya nyigisho zabari abantu bamaze kwaduka, bari kujya birirwa biyitirira izina ry'Imana, babeshya, bamanipira abantu, babiba amafaranga, inyigisho z'uburumbuke zo kwaguka. Tuzi ukuntu tuzaguka, tuzi n'icyo Bibiliya bivugaho, kuko ubwami bw'Imana nibugera muri twe hari ibintu biza biherekeje ubwami tudakwiye no gusengera. Ntitwagakwiye kuba dusengera ibyo kurya n'ibyo kunywa igihe tuzi ko Kristo ahari, kuko ntiwabura umwana w'umwami ngo uburare. Reka hari ibintu babirikira bisobanutse cyane. Ni gute uri umwana w'umwami ari kugasaba ipantaro? Wowe ugomba ahubwo kumakinga sure ndiwe ndi umwana w'Imana koko, ukarekera mu burenganzira ufite. Nawe rero ababirukanyiriza kujya kubashakira amaviza n'ibindi bitandukanye n'ubutunzi bwo mu isi, bakabakundisha isi, kandi si tugenda tuyisiga tuyisezera turabaragwa b'ijuru.
abo ni abantu babashuka cyangwa se Imana biri kubakorera bya bindi gise ngo nzabahimisha kubashyekenga. Dukwiye guhinduka abakristo tugasana Kristo mu mvugo no mu ngiro, ibindi byose dukeneye bikaza biduherekeje kuko n'ubundi tuzabisiga. Uwo mwuka rero ni ukuri kose ugomba gushya mu izina rya Yesu. Nabiteguye kandi ndabikora, kandi uko umwuka bimpaye niko ngiye kubikora. ngira ngo ni ibintu bisobanutse kandi ni igikorwa kiri prophetique cyangwa Imana iba yamushyize ku mutima nyine nk'uko biri, ngo agiye gutwika imbaraga za kiriya kigirwamana cya onaga, ndetse narangiza atwika imbaraga zituma hari bamwe mu biyita abakozi b'Imana kwatura umwuka w'igitinyiro ku bantu b'Imana bakoresha yego babwiriza baba baharanira ibyinda zabo zishaka kurusha guharanira ibyo Yesu ashaka, kandi bitwaje izina rya Yesu. Nizo mbaraga agiye guhangana nazo. Ndabizi ndishuwa ko badashya. Banze mbisobanure. Iki ni igitinyiro. Imyuka bazohereza n'ubushukanyi bwabo n'ibinyoma bijye bikubitana n'uyu muntu ntibirenge hano, ntibigere ku bana b'Imana. Dayimoni ni igipfa, ariko iratinya kandi irahunga. Faya ntabwo byoroshye, ngira ngo iki ni igikorwa gikomeye. Ni igikorwa gikomeye kiri prophetic. Bibiliya avanga umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera. Uwakiriye umuriro mu mutima we awumve nk'umuriro wa Pentecote, awumve nk'umuriro, awumve nk'imbaraga ziturutse ku Mana. Niba Eliya yarakoresheje umuriro akaritagura ibigirwamana bya Bayali ku musozi w'i Karumeli, Imana ikamukoresha ibitangaza, natwe twabyatura mu izina rya Yesu. Dutambitse umuriro hagati y'abana b'Imana n'ab'umwijima. Imyuka yose itavuga Imana n'imbaraga zose zitavuga izina rya Yesu ntibikarengaho. Umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro. Mbikoze mu izina rya Yesu Kristo abambwe rimwe. Amen. Ngira ngo ni nahangaha dusoreje iki kiganiro. Bikemu Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera b'Imana bakora, iguhereza umugisha cyane kubwo ubutumwa bwiza imbuzi ku itorero ry'Imana ubutanzi, kandi nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'irivuga butumwa ubukora n'ukuri. Imana izakugirira neza. Wakoze cyane kuduha uyu mwanya ukatuganiriza. Ngira ngo iki kiganiro twagisozanya no kudusengera kugira ngo ubutumwa bugende bukora icyo Imana ishaka mu mitima y'ababwumva, aho gukora icyo umuntu yakwifuza mu mitima y'ababwumva. Ndagushimiye cyane Mwami Imana, uri Imana nzima, uri umukozi w'amahanga, uri Imana idashobora kubeshya, kandi uri Imana isohoza amasezerano. Iyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera. Turaganiriye ibyo wantegetse, ibyo wantumye ku bantu bawe ndabivuze, kandi mbivuze uko nabihawe n'umwuka. Reka iri jambo, izi mbuzi, ubu butumwa bugende bugira imizi mu mitima y'abantu. Abakoraga nabi bakosowe n'iki kiganiro ubishimirwe. Abinangira uzi icyo bakwiye ugomba kubagenera. Iki kiganiro ndifuza ko abantu batari bakuzi bakumenya, bakamenya n'imbaraga zawe, n'abakumenya ukabakuguma kuri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe mwe tubyambasha urakoze. Amen.